nyine iryo zina rya Muhinyina nukumara kuyinywa yarema umuntu w'umubyeyi runaka ngo undi mugenzi we akavuga ngo ndagukubita undi mugenzi we ngo Muhinyina rero Muhinyina ariho rizamukira byo kuvuga ngo Muhinyina ngo yenzoga niko yitwa ngo okay akavuga ati iyo uyinyoye umuntu uhita umuhanyina uhita umuhanyina ukamumena kuko nta bitangira ibihari okay wumva bisumba n'urumogi hari niyo yisindanwa na dusindanwa ariko bisumba urumogi gukara ubwo ntabwo ari ukuvuga ngo abagabo abagore abana bato bose barabinywa rwose uretse nk'aba ushoboye kumenya ubwenge akifata ngo usanga abagore basize bambaye ingutiya bazikuyemo abantu b'insoresore cyane bafunguranye amakofero gukubitana ugasanga bakubitana amacupa niko bimeze. Hari amakuru twumvise ku munsi w'ejo yuko hari inzoga polisi yaba yaramennye muri ako karere muri uwo murenge. Ayo makuru mwe mwaba muyazi? Amakuru ntayo nzi. None se inzoga yaba ngo yitwa ngo Muhinyina wawe uyizi? Inaba zicuruza izo bita za muri turenzo gejo. Usanga abantu basamye hano kandi abantu benshi cyane. Ariko iyo bamenye ejo ntabwo ntayo makuru ntabwo nayataye uretse ko izo nzoga zo zirahari ntabwo zibereye abanyarwanda kabisa. Izo nzoga ziraho ngaho ngo zitwa za Muhinyina, hari izindi z'ubundi bwoko zaba zihari, ayo mazina yazo yo nayahe? Hari za nzogejo hari za muri ture ni amazina menshi ku buryo amwe ngenda nyibagirwa, bagenda bahinduranya buri kanya biragaragara yuko akenshi bazimena bagahita bahindura undi muvuno. Bahindura undi muvuno. Ese ko ziba zisa n'inzagwa baba bazikora mu bitoki, bazikora muki? Reka ntabwo ari mu bitoki. Ibitoki, inzoga y'ibitoki ibifite ifuro kandi humura ko ari inzoga y'ibitoki. Izindi zo ni ibintu imbipodo bazikoramo n'amazi n'isukari bya kimba n'ibindi bintu bashiramo. Kuko inzoga y'ibitoki iyo ukamye ibitoki ubikamuye umbuzi ukabona umutobe ukawogera ugashyiramo urukoma umbetezi yamara kabiri ukabona kuyarura. Yego. Naho bo bakama ku mugoroba mu gitondo kare saa 11 abasenyezi bakaba bateye amatako n'ibiryo kandi n'ibizuki baje gupakira bakazamuka. Ni ukuvuga ngo bayenga nimugoroba, mu gitondo bakazinduka banywa bajya gucuruza ku mugoroba saa 12 baba barangije kuyenga. None se saa 11 mu gitondo kare bakaba bari gupakira bari kugenda. Niko bimeze. None se biterwa n'iki kugira ngo banywe izo za Muhinyina ntibanywe inzagwa nzima? Bamaze bakimara kuzenga wumva ko ari tuno turyoheye twiza barahukirako bahita bararukirako. Bamaze kurarukirako cyane nk'abantu b'insoresore. Tuvuge nkano naho umva ejo abantu bari basamye n'abasaza bose bapfuye magana n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo izina rya Muhinyina ryavuye hehe? Dusobanurire. Nyine iryo zina rya Muhinyina nukumara kuyinywa yarema umuntu w'umubyeyi runaka ngo undi mugenzi we akavuga ngo ndagukubita undi mugenzi we ngo Muhinyina rero Muhinyina ariho rizamukira byo kuvuga ngo Muhinyina ngo yenzoga niko yitwa ngo okay akavuga ati iyo uyinyoye umuntu uhita umuhanyina uhita umuhanyina ukamumena kuko nta bitangira ibihari. Okay. Wumva bisumba n'urumogi hari niyo yisindanwa na dusindanwa ariko bisumba urumogi gukara. Ubwo ntabwo ari ukuvuga ngo abagabo abagore abana bato bose barabinywa rwose uretse nk'aba ushoboye kumenya ubwenge akifata ngo usanga abagore basize bambaye ingutiya bazikuyemo abantu b'insoresore cyane bafunguranye amakofero gukubitana ugasanga bakubitana amacupa niko bimeze. Ubwo se aho so hava n'amakimbirane yo mu ngo usanga abantu birirwa barwana babuzanyije amahoro kubera izo nzoga ngo za Muhinyina na za nzogejo. No kwicana binarimo. Urukumva amaze kunywa inzoga
yamaze kumukunjakunja amaguru, umutwe gwatakaye, amaso yatukuye, ubwo se urukumva akoze izuba nubwo mwa mutatonganya yarahita kuba akwabica afite icyo aricyo cyose. None se kimwe mu bintu biranga umuntu umaze kunywa izo nzoga za muhenyina iyo zimaze kumubata ushobora kumubona n'amaso ukamwibwira cyane, usanga amatama yaratumbye, umubiri warahindutse, ari kugenda ari kuzezenga, mbese ukabona ameze nk'umuntu warwaye bwaki, aratukura, amatama akabyimba, nyine uramubona ukamwibwira cyane rwose. Ntabwo waba uzi icyo bakoramo izo nzoga se? yewe nese ko inyinshi bazikorera hafi aho mukorera mu giturage, bazikamera mu muvure, bakaba bafite iryo banga bagiye bakura mu nganda, akaba aribyo bakoreshaga. Noneho bakaza kwitwaza ngo ni inzoga z'ibitoki. Ntabwo ari inzoga z'ibitoki rwose, ni ubikwiziriye, nanjye ntuye mu rutoki ariko ntabwo ari inzoga z'ibitoki. Byumvikane ko inganda zari ukuntu ziba zibikora wenda mu buryo buzima, ariko umuturage we akagenda akavuga ati nakopeye nanjye ndayikora. Niko bimeze. Bivuze ko bazigana bakazigana nabi, aho kugira ngo bakore nk'izizo nganda bagakora izo za muhenyina na za nzogejo, abaturage bazinywaho ugasanga basanyutse. Byumvikane yuko bishobora kuba bitubuka, wenda hakavamo ibijerekani byinshi n'amaproduwi bagenda bakoresha utamenya ubwoko bwayo. Niko bimeze rwose. Nta gatoki na kamwe bashyiramo. Umva afata isukari agafata ibintu bimeze nk'amakawa, bimeze nk'amajyani, akazana ibyo bintu bimeze nk'isabune, izi z'umweru, izi za omo. Ubu hari n'ibindi by'ubwoko bwinshi bavangagamo bagateka. Bamara guteka mu gitondo bakaharura bagaha abantu bakikorera bakajyana. Urabonye naho byamenetse mu muhanda wabyibwira binuka kubi cyane. Byamaze gukoroneza abantu 100%. Ubwo bivuze yuko ubuyobozi bugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo bubirwanye, ariko nanone hari imitwe bakoresha. Urumva niba umuntu ajya gukorera mu ngo, uruhare rw'abaturage muri utwo duce nuruhe kugira ngo bafashe ubuyobozi kurandura izo nzoga ngo za muhenyina n'izo nzoga zose z'inkora, ko birumvikana ko nutaba ijisho rya mugenzi wawe n'umwana wawe azafatwa. Ndabyumva. Abaturage bagira uruhe ruhare mu gufasha ubuyobozi guhashya izo nzoga? Bica no gusaba mbabarire rwose, ntabwo ari kuba ngo ndi kubasebya, ariko igihagarariwe n'abayobozi runaka, ntabwo waba umuturage waje kugisobanura ku muturage muri kumwe umuturanye, ubona ubwo buyobozi runaka ntacyo bivuze. Iyo umuturage amaze kumenya ko ari wowe watanze mu makuru, kandi ubuyobozi bubizi, bubifitemo uruhare, ndetse nkuvuga ngo bifitemo uruhare, wumva ntacyo waba ukoze kuri we, ahubwo mutangira gukora ikiguhigana. None se urugero hari abo bafata kano kanya nk'abayobozi bakabafata bashinzwe kurwanya ibyo bintu, baje kubona ukabona urwo ruhari basa ntafitemo uruhare. Niba uwo muyobozi runaka uri kwemeza inzoga ahishinga amajerekani 40, umuyobozi atagera agaca mu gitondo akongera agahisha izindi, ubwo se uwo muyobozi abatabimenye. Nuko rero ubwo uri kurambaza menshi gusobanurira icyo nimukurikirana icyo kibazo. Murakoze cyane muze, turagushimiye cyane.